Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Ni Pastor Leopold basuhuza. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice 19 kugeza mu bice 21, ndetse tuganire no mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3, aho niho turi buze gusoma twumve ijambo ry'Imana, icyo Imana ishaka kuvugana natwe kandi ishaka kuduhugura kuri uyu munsi. Mu gitabo cy'Abagalatiya ijambo ry'Imana twabonye yuko yongera kutubwira ku bigendanye n'amategeko nk'umushorera utugeza kuri Kristo, uburyo amategeko yabaye umushorera utugeza kuri Kristo. Bagenda basobanura uburyo Abagalatiya babayeho basubira babeshwaho n'amategeko, bibanda ku bintu by'amategeko cyane, bumva yuko ariyo abahesha agakiza. Ariko Pawulo abandikira yongeye kubakangura kuko hari harabayeho gusubira inyuma. Bashaka gusubira inyuma batizera ibya Kristo, bashaka kongera gusubira ku mihango igendanye n'amategeko. Niyo mpamvu yababwiye, yabise Abagalatiya b'abapfapfa, ababaza ngo ninde wabaroze, kuko yabise abapfapfa kubera ko bari basubiye inyuma. Agakiza bari barasobanukiwe iby'agakiza gatangwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, ariko nyuma baza gucika intege, basubira inyuma, bumva yuko ahari amategeko bizeraga mbere ariyo yabahesha agakiza. Niyo mpamvu yakomeje agenda basobanurira uburyo bakwiye kongera kugaruka mu murongo, bakayoborwa n'umwuka w'Imana, bakareka kuyoborwa na kamere uko babyifuzaga zishingiye ku mategeko n'uko babyumvaga muri bo, ahubwo bakongera bakizera Imana bundi bushya. Umurongo wa 26 na 27 ni wowe wenda turi buze kwibandaho. Havuze ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Umurongo wa 28 niho baravuga ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo, muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo meza numvise nongera gukangurira buri umwe wese kongera kumva yuko kuba umwana w'Imana umuntu abiheshwa gusa no kwizera umwami Yesu Kristo. Ibindi biza ari inyongera. Ibindi kwizera amategeko nk'uko Abagalatiya babigenzaga, nibyo amategeko yabayeho mbere, ndetse ayobora abantu kuva mu gihe cya Aburahamu. Abantu bayagenderaho bakayakurikiza, akabafasha kwizera Imana no kumva ko badakwiye gucumura ku Mana. Mu gihe cya Aburahamu haza gucaho imyaka 430, igihe Abisirayeli bari mu bunyage bavanwayo, haza kubaho andi mategeko mashya. Nyuma y'igihe cya Aburahamu Abisirayeli bagenderagaho, muribuka Imana iha amategeko Mose ku musozi wa Sinayi. Ayo ngaho yayoboye Abisirayeli, ndetse ayobora abantu bagiye batandukanye kugeza igihe Yesu Kristo yaziye. Yesu aje ntabwo yaje gukuraho ayo mategeko, ahubwo yaje kuyakomeza, kuko nayo yari uburyo bwiza bwo gufasha abantu kwizera Imana no gukora imirimo myiza ituma bagaragara nk'abana b'Imana.
niyo mpamvu rero amategeko bavuga yuko ari umushorera mwiza utugeza kuri Kristo. Abantu bamwe bajya bavuga yuko amategeko Kristo yaje gukuraho amategeko. Ntabwo yaje kuyakuraho, ahubwo yaje kuyakomeza, kuko mu gihe cyayo yakoze umurimo yagombaga gukora. Mu gihe cyayo abantu bayagendeyeho abashyitsa ku Mana, kandi ababera umushorera mwiza. Yabafashije gusobanukirwa neza Kristo uzaza, uwo ari we Imana yacu idufashe cyane. Niyo mpamvu rero muri iki gihe cya none abizera Imana by'ukuri ntabwo bakwiye gushingira ku bindi, ahubwo ni ukwizera Kristo by'ukuri binyuze mu kimenyetso cy'umubatizo no kwihana ibyaha. Kwihana ibyaha n'umubatizo ni bimwe mu bintu bigaragaza yuko turi abantu bizeye Kristo kandi bamukurikiye by'ukuri. Kandi iyo twizeye Kristo, twamukurikiye by'ukuri, twakoze inzira ze, niho duhinduka abaragwa b'iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu gusoza, twakomeje tuvuga ku bintu by'amategeko. Bibiliya yatubwiye mu gutegeka kwa kabiri uburyo uwakoze icyaha yahungaga, bashyizeho imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo umuntu wakoze icyaha atakitumye abashe guhungiramo akire. Amategeko mu bice 20 gutegeka kwa kabiri, Bibiliya yatubwiye yuko mu gihe abantu bahuye n'urugamba, bahuye n'intambara, batakwiye kugira ubwoba mu gihe bazi ko Imana iri mu ruhande rwabo. Bibiliya yatubwiye ngo umurongo waho wa kabiri gutegeka kwa kabiri 20 umurongo wa kabiri havuze ngo, kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu, ababwira ati, nimwumve Bisirayeli, uyu munsi mwigire hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu kandi ibakize. Amen. Bivuga ngo igihe cyose duhuye n'urugamba, mu gihe cyose duhuye n'ibigeragezo, iyo dusobanukiye ko turi kumwe n'Imana, iyo dusobanukiye ko hari isezerano Imana yadusezeranije tugomba kugendana nayo, ntabwo tugomba kugira ubwoba, ntabwo tugomba gutinya. Iyo Imana iri mu ruhande rwacu, ijambo ry'Imana ngo mbese umubisha wacu yabande. Imana iraza ikaturwanirira, Imana iraza ikadufasha, igakorana natwe, ikagendana natwe mu byo dukora byose. Iyo twayishyize imbere, iraza ikabana natwe. Nshuti bakundwa, bene data, nagira ngo mbifurize gukomera mu Mwami, ndetse mbifuriza gukomerera kuri Kristo, ndetse no kumwizera by'ukuri, kugira ngo tubashe kuba abaraganwa na Kristo mu Mana. Imana ibahereze umugisha. Amen.